uyu munsi twabyukiye mu rugo rw'umusitari mwese muramuzi cyangwa se ukora kutamuzi ariko uraza kumenya yandi tutangira ikiganiro cyacu. Uno munsi nta kindi twabyukiyemo no gushaka impano mu nkambi zitandukanye. Twabyukiye hano ngiye kumbereka mu kanya. Ngiye ni kwizera Paul wo nkurikiranye urinde byimenyere. Gusa icyo gusaba nta kintu kimara kubona inkuru yacu duhereze subscribe kuri YouTube channel yacu Brave Lion TV. Urabona ko nabyukiye mu kazi nambaye. Numara gukora subscribe duhereze like uduhe na comment utubwire ko ibintu byaje bikora kandi kagenda neza twaguhereza service neza kandi inogeye amaso yawe. Kurikirana Brave Lion TV ubundi cyo tuguhereza inkuru z'umwimerere. Umusitari twazurukiyeho nta wundi uraza kumenya mu kanya nimara guhereza amafoto yiwe. Kurikira karo kantu yakoze uraza guhita umbwira ese waba umuzi cyangwa ntabwo umuzi. Stay touch. Reka manze fate ku mazi ngaruke mu kanya gatoya uri tangire inkuru yacu. Okay rero nkuko nabwiye ndagaruka mu kanya n'ubundi agarutse rero ndi kumwe n'umuntu hano muramubona aratangira bibwira ni muntu ki akora ibiki ibyo byose nko twamusanze we mu rugo muri gihe cya covid ziri gusura abantu benshi batandukanye bagiye ubiteza imbere mu nkambi. Umunsi twasuye umusitari wacu nta wundi aratangira bibwira ntago nyaramuvuga ko ni umusore muramubona rwose ni boga ari kucyana muhanga yaguhitana ubwo aratangira atwibwira icyo akora. Urabona ko twamusanze we mu rugo kabisa ni byiza twasanze iracyari mistake at home nubwo badusohoye ngo dukora imirimo ariko we yagumye mu rugo nyine kuko nta kintu ari gukora aricaye mu rugo. Football yo yararangiye arakicaye mu rugo ntabwo arangije football ahubwo arakicaye mu rugo hasigaye reka rero akangira twibwira hano dukomeze kire kiganiro. Mwakoze cyane amazina yanjye nitwa Mfitipizanzo wivuze ndamukinnyi wa football wabigize umwuga nkina muri Gicumbi FC cyiciro cya mbere mu Rwanda. Urakoze cyane Nzungu. Hanyuma rero hano dusanze mu rugo biragaragara ko mu buzima bwawe uri mu rugo witurije ariko mba niturije kuko hano ntacyo gukora gihari ukora n'ibintu byose bisa nkaho yabizambije nubwo hari byarekuwe ariko ibyanjye ntabwo birimo ndakibereye mu rugo ndaho ariko ngiye gutembera Musanze ngiye gutembera gato gusa. Urihangana ngo tugirane igihaniro kirekire ariko mu by'ukuri turashaka utubwire Nzungu muri no minsi tumaze iminsi turi mu rugo kuba utari muri shampiyona urimo urakina ubuzima bwawe mu by'ukuri bumeze bite ubayeho gute mu rugo? Ubuzima urebye nta kibazo urebye ni neza gahoro gahoro ariko ntabwo ari ibibazo nk'umuntu wari usanzwe wo mu sportif ari gukora siporo ari mu kazi ubu nta kazi gahari nawe urabyumva ko ubuzima byanga byakunda ntabwo bimeze neza ariko urebye nanone kubera ikibazo gari twese turakiza no kubyakira. Hanyuma rero Nzungu turashaka tuve mu buzima bwa sportif kuba ntacyo uri gukora ubu ngubu nta shampiyona ihari muricaye ubu ngubu mu rugo gahunda zawe ziteye gute? Gahunda zanjye urebye ntabwo ari ibintu byatari umunsi wanjye ukuntu umeze ni ibintu byoroshye cyane ni ukubyuka nkerewe kubera ko ntacyo gukora kiba gihari. Hari nk'iminsi mba ntakoze siporo uko nubwo wenda utari gukora shampiyona itahari ariko nk'umusiporutifu ugomba kubyuka ugakora kugira ngo umubiri wawe muri fit. Ndabyuka ngakora mu minsi napanze ubwo iyo mbyutse mbyuka ngerageza kubyuka saa 12 ngafata iminota 30 ngakora akajimu gatanga hanze nkaza ngakaraba ngafata ibya mu gitondo nkareba filime hanyuma y'ibyo ngibyo ngafata ifunguro rya saa sita nkaryama nkaruhuka. Bigaragara ko mu by'ukuri Nzungu nta kindi kintu arimo arakora usibye gahunda. Hanyuma reka twinjire mu buzima bwa shampiyona y'u Rwanda. Muri shampiyona y'u Rwanda bimeze bite kugeza isaha gahunda za muri shampiyona y'u Rwanda iteye gute? Gahunda rero zanjye ubu ngubu ndi gushaka ikipe kuko nkuko mwabyumvise shampiyona yarangiye igikombe cyaratanzwe ko ikibazo cyabayeho igikombe cyatanzwe shampiyona itarangiye nanjye ndaho ndi mu rugo ndi kureba uko nazabona nerekeza amakuru ndakeka mama yafite ikipe nari ndimo yamanutse deuxième division ubwo ndi gushakisha ndebe ko nakwerekeza ahandi. Hanyuma Nzungu
urazamutse uvuye kuri no nkambi nta banga niho wakuriye niho mu rugo nubwo benshi badakunda gutangaza ko baba bari mu nkambi biragushimisha mu rugo kuba ari mu nkambi ntabwo byagushimisha kuba uri impunzi kameme kuba mu rugo ari mu nkambi ariko niho mu rugo tu niho nisanze ntabwo nabisemo ariko niho mu rugo niho mu rugo tu nubwo uri proud kuba uri impunzi ndi proud kuba ndi impunzi nubwo wenda ntabwo kuba impunzi ari izina ryiza ariko ndi impunzi ndi mu rugo ni mu nkambi okay hanyuma rero reka dukomeze ibindi biganiro byacu hanyuma Nzungu mfite ikibazo nshaka kubazaho kimwe ubuzima bwawe muri Gicumbi ukigeramo ndashaka dutangire urugendo watangiye gute football wazamutse gute imbogamizi wahuye nazo ni izihe cyane muri urwo rugendo rwa football nezihe ni ukuvuga ngo ngiye football mbona ko imfitiye umumaro nayitangiye ndi umupeti mutoya hano mu nkambi ndukina ariko ibintu byo kwishimisha tu nza kubona ko ari igihe wenda byavamo ikintu cya kuko buri muntu aba afite ikintu abona imbere y'igishoro ko cyamugira umumaro njye nabonaga football mu bitekerezo byanjye ndi umupeti numvaga ari ikintu nkunze kumva abantu bakina umupira babayeho neza kumva ko nanjye byazangira umumaro ariko kuba impunzi agace twabisemo ariko ndiyo byaje kugenda biba imbogamizi rimwe na rimwe kiyangaje mu gihe ushaka equipe yo kuba impunzi ugasanga namwe biranze nta mpunzi nyine ko nta yindi umuntu aba afite ntabwo wakina bikagenda gutyo ariko 2017 naje gukora test muri Gicumbi ndayitsinda banyemera kumakazi urakoze cyane hanyuma Nzungu rero ugeze muri championnat urakinnye ukeneye nabo basitari bakomeye muramenyanye nuhe mukinyi mu byukuri avuga ati uyu muntu yambereye icyitegererezo mu buryo bw'imikinire cyangwa wenda kumbera icyitegererezo gute nk'umukinyi nasanze wenda akaba yamfasha cyangwa mu buryo bw'imikinire ushobora kugera ahantu ugakora n'umukozi runaka wa mukozi akaba yakubera ikiraro cyiza akagufasha even mu mikinire yakugira inama n'uburyo yadabuta muri situation arimo uwo mukinyi niwe bwo ati ni Bruno umuntu yaramfashije anzaba cyangwa se amvana ku rwego rumwe angeza ahandi ninde mu byukuri niba atari ibanga ariko ntabwo ari ibanga gusa ngiye nagize amahirwe umutoza twakoranye bwa mbere yabaye inshuti yanjye yarankunze ariko nta kundi kunkunda wenda nuko yarabonamo ubushobozi ariko mu bakinnyi nagize mu kipe de 2017 kipe Gicumbi afite abakinnyi afite amazina akomeye Wingabire Olivier Somana Hussein ni amazina akomeye ariko hari umuntu asanzwe witwa Segawa Mike sinzi na wamumenye umugande muto gutyo ukuntu mediateur mwiza yaramfashije angira inama ari mu batumye numva ko bishoboka ko nagira ikintu ngeraho Segawa Mike kabisa yaramfashije cyane hanyuma Nzungu Zagabe Mike aragufashije ushoboye kugira inama urakinye uri adabse Championnat y'u Rwanda uyinjiyemo neza Nzungu ubaye Nzungu ugomba kuba uno munsi hanyuma Nzungu ukigera muri championnat ndumva abo muntu amaze kugira inama uranabaza gufatisha winjiyemo neza utangiye gukina nuhe mukinyi nibura wakinye kavuga ati eba hano Nzungu kabisa nemeje abaturage nemeje abafana umukino nakinnye ari match yari match ya kabiri nkinye muri championnat ko match ya mbere nakinnye yo byari ibindi byo nyine ni bwa mbere ibintu byabaye kuri iyo match nakinnye bwa mbere wenda nituzagira umahirwe wenda turaza kuyigera bakambwira match nakinnye nkavuga ati irandyoheye match ya mbere yanryoheye nakinnye na Police Gicumbi mu rugo yari Police ifite abakinnyi afite amazina yari match yari ikomeye ko urebye match nk'iminota nka 20 nabaga namenye ibyo ndimo ko numvaga ibintu ndimo nabonaga umuntu ibintu we numvaga nkubona n'ibyatare to ariko iminota nka 20 ya nyuma nagize umutoza mwiza koko arambwira ati birashoboka match iminota nka 70 ya nyuma match nakinnye numvira ndyoheye ndavuga ati kabisa nanjye ndi kubyumva ko nakinnye hanyuma Nzungu icyo nyuso ndacyumva match inje muri ya Police neza urayikinye iminota 20 ya nyuma uvate ahanga kabisa birimo neza hanyuma Nzungu reka tugaruke hano iwacu rero ubona niye mpamvu abakinyi bahani iwacu twebwe natwe hano mu nkambi benshi bamaze kuba flop kandi ari zari impano mu byukuri zizamuka neza dufite abakinyi benshi baramaze kuzamuka kandi tuzi cyane amazina yabo akomeye cyane ushaka kuyasura muno munsi nabo tujye kubasura kuko bari bageze ahantu bakomeye cyane ubu rero iyi mpamvu mu byukuri abakinyi bacu twebwe hano
batagigira amahirwe nk'ayo ngayo bigaragaza. Nubwo turi impunzi ariko hari undi buryo dushobora gukina kandi bikagera kure. Ni iyihe mpamvu urubyiruko rwa hano mu nkambi rudashobora kuba rwagira igikorwa rukora ngo hanze nibura barumenye? Rero urabona mu bakinnyi bari abakinnyi beza, bamwe bakinnyi imbere yanjye, nanjye birambaza ko wenda nta bandi bakoze ibitangaza kuko bari abakinnyi beza bazi n'umupira mwinshi, ariko kubona ko impunzi ni sitati umuntu aba atarahisemo, ariko hari ukuntu umuntu aba yumva uri impunzi, hari ibintu bimwe na bimwe utemerewe gukora, kwisanga muri icyo kintu bikakubera imbogamizi ukaba wacika intege muri ubwo buryo. Kuko urabona imbere yanjye ho gukina uri impunzi byari bigoye, abenshi ndumva kuba ubu ntabwo bafite nationalite runaka babarizwamo ku buryo bakina, ndumva ariyo ari cyo kintu cyari kimbogamiza mwagenda b'abafrop uko imyaka yagiye bafata batageze aho bakina, kubera ko ntabwo bari bafite uburyo bakinamo, nta byangombwa bari bafite bemerera gukina. Ndumva ari cyo kintu cyari kimbogamiza ku bakuru banjye. Hanyuma nihe nama wagira urubyiruko uno munsi ugati nibura urubyiruko mukora ibi kugira ngo nibura urubyiruko rwacu n'uno munsi tuze kurubona rufite ikintu gifatika cyane bakoze kuruta uko tubona uno munsi ibintu biyobyabwenge ruri hirya no hino, ubusinzi, buraya, ibintu nk'ibyo. Siruta kuri kote y'abasportife nihe nama wabagira? Kuri kote y'abasportife ndakeka abasportife barimo hano kamvuge ku ruhande rwa football uko nembamo cyane, abenshi ni barumuna banjye, bo abenshi ndakeka bahari imbaruta ni barumuna banjye. Inama nabagira rero nabwira no gukunda bitewe na talafite akayikunda kandi akumvamo ko ashoboye, ndumva nta cyananirana, ibintu byose byashoboka. Okay, turi kumwe na Nzungu n'umukinnyi witeje imbere, ni urubyiruko mu by'ukuri rumaze kugeraho urugero. Urabona iwe mu rugo twageze ni VIP mu by'ukuri, akaba turabona bimeze neza, ewana amazi ahangaha nta kibazo. Urabona ko ni mu rugo mu by'ukuri rwishoboye, ibi byose byamaze kugeraho nk'urubyiruko rw'inkambi. Ese urubyiruko uri hanze ahangaha uratekereza iki kuri no nkuru? Komeza dukurikirane, turacyari kumwe na Nzungu. Hanyuma Nzungu, reka tugana ku musozi naho tuvugana ikiganiro kirekire. Ndashaka mu by'ukuri Nzungu weho kugira ngo ujye kuzamuka muri yo byaharani waraciye ugati hano nakoze ibara, ni iyihe match mu buzima bwawe wakinnye ukavuga ati ewa aha nkoza amabara kabisa? ari match nakinnye ndatekereza 2019 gutyo muri iyo season. Iyo match ntabwo nakoze amabara, ahubwo hari ibintu nyine wenda na experience ufite, yari mwaka wa kabiri muri championa, umuntu utarigeze ukina muri academy utarakigeze mu division, ibintu bigoye ko adapt uretse mboze umuntu barakuriyemo nyine akaba umugabo akiri umupeti. Nyine nakinye match Kirehe turukina na Kirehe iwabi Kirehe, yari match Kirehe twirushaga inota rimwe, inyuma yacu hari Kirehe na Miroplast niwe nibuka neza. Icyo gihe Kirehe twirushaga inota rimwe dukina match narindwi, nijye umuntu wataraga penalty muri equipe kuko nanjye wari meilleur buteur muri uwo mwaka muri equipe. Kirehe yadutsinze igitego ku munota hakiri kare, yari match yarangendekeye neza, turakora bwamwe ku munota 90 bo mu minota 3 niba nibuka neza, tubona penalty barayima. Ubwo iyo match kidukina na Kirehe twonye penalty ku munota 93 bose barayitinye, ariko niyo bavuga ntabwo bayitinye, ninjye wateraga penalty barayimpaye, uzuye nayiteye mu maboko y'umuzezamu no baracyayitegereje. None umunyezamu narayitera ayifata, none uzi ukuntu byagenze, byari ibintu bikomeye. Nananiwe guhaguruka aho nkicara hasi, bakinnyi bakuru baramagurutsa, noneho tugeze muri vestiaire abakinnyi bose barabyumva. Ubwo Kirehe yari duciyeho ko twerushaga rimwe biradutsinze rimwe ku busa, ihita turusha bibiri ngo uratumanuye. Ibintu nk'ibyo nyine nanjye kwiyakira biranga, mbizamo akavuyo. Byasabye ko kocha abwira abakinnyi mutuze bibaho, asaba perezida ko yanshura mu modoka kuvikira ugera Gicumbi, ntabwo navugaga. Iyo ni match nazibagira mu myitozo mu gitondo ntawe usuje, abakinnyi bose bari ubundi wowe umwana ufata penalty gute? Ndavuga ko nyamara ni gisanzwe uzitera, ntawe byumvaga birangiza nyine amakosa kandi ari gisanzwe uzitera. Iyo match ntabwo izambamo. Urakoze cyane Nzungu. Hanyuma Nzungu, champion y'u Rwanda yashojwe, igikombe cyatanzwe, APR iragitwaye, nizasohoka umwaka utaha champion y'u Rwanda. Hanyuma we Nzungu, twumvise ko amakipe mu by'ukuri menshi abakinnyi benshi bakinaga baragiye, wewe twumvise ko amakipe menshi arimo gushaka, we byayo bimeze bite? Tuvugana mu gihe bizabirangiye muzabimenya namwe. Biramutse bidaciye masura muri Gicumbi
kucyumva biramutse bidaciyemo byose ni amahirwe amahirwe agomba kuba arimo ariko n'ubushobozi impamvu banshaka ni uko bafite ibibazo ubushobozi bwanjye kandi ndakeka kubw'Imana n'ibindi yarabikoze bizakunda. ariko hari amakuru yigeze numva caracara ko ikipe muri Zambia gushaka bimeze bite? Ikipe ni muri Zimbabwe. Zambia n'umwaka ushize byari bihari zirahari ariko ntabwo birarangira ariko natekereza atari nacyo gihe cyo gusohoka nazabira nk'undi mwaka ariko birahari. Okay, hanyuma Nzungu dusoza kandi nkubaza akabazo k'amatsiko ufite sheri? Yego ndamufite. Bimeze biti byawe nawe? Bimeze neza. Uramufite mu by'ukuri? Ndamufite. Bimeze bite? Bimeze neza nta kibazo ndamufite. Ako nk'umusitari wese ugomba kuba ufite ikintu wibitseho. Cyerekeranye n'iki? Nta n'umuzigo nyine w'umwana nazari iki? Umujene ndamufite umwana bebe sheri nyine? Sheri ndamufite. Okay. Bebe akanda ndamufite. Umwana nawe. Umwana. Itereme y'iki gihe? Terime y'igihe. Umwana nawe uvango ni sheri. Hanyuma Nzungu ikibazo cya nyuma nkoza kandi cy'amatsiko giteye n'abantu bose bashaka kuba bifuje ni ikihe kintu wakoze mu bwana cyawe gisekeje ujye uvuga ati ahangaha byo ewa byari bikomeye ikintu wakoze gisekeje wagombaga no by'ukuri umubyeyi avuga ati noneho Nzungu ndamubonye aransekeje? Ari byinshi turebemo kimwe ariko hari ikintu nakoze ntazibagirwa mu bwana muzanye ni umukristo mu adventiste hari ukuntu batangira isabato sinzi n'ubizi ndabibona kuwa gatanu noneho muzehe ubundi nigeze kumucunga akuyemo imyenda agiye muri dushe hari nka saa 9 agiye gutangira isabato nyine ubwo nk'umwana ndakora ndamusaka ugomba mwibye niba ari 200 yari amanoti nzaroti z'ikibazo 100 200 noneho hari ubuyoga bita chief sinzi n'ubuzi hari agashashi karagashashi kibamo nyahishamo amafaranga 200 harayegereje bonane ndakubwira magana ndagenda cukura inyuma y'inzu uyatsimba muri kagashashi none mbaza ngo kuri bonane we dimanche none nibuka neza nagiye kuyashaka ndayabo mbaza ngo naracukuye hafi nka metero yose kandi nayishe naracukuye ndacukura noneho muze araza ntambukaho harafe mu rugo azanze uko mbona wacukuye inzu wayimaze ngo icyo mvuga ikindimi uri gushaka ikindi ndimi naho niba narabitsa rundi rukunde bagahita yakuraho byarangiye n'umundi nyabuze ujya yicara cyo kwiba ntabwo muzayabimenye byarangiye nyabuze nyine ubwo amafaranga niba narabitse n'undi ari kundeba yakuraho byarangiye nkuyeho uwo mafaranga yarabuze nyine mbona nabyumva nawe yarambihiye bikugendekeye nabi nagiye kureba filime mugenzi wanjye witwa Gapungu Pangrazi yanyigije filime birangira gutyo nuko ubona ni gutyo. Hanyuma rero twari kwa Nzungu mu rugo aduha ikiganiro cyiza. Nzungu turagushimiye. Murakoze cyane ndabashimiye. Hanyuma rero turashoje ikiganiro kuri Breviron TV. Utibagire gukora subscribe niba nkuru gushimishije yihereza abandi nabo bayimenye. Turashoje rero kora subscribe kuri YouTube channel. Breviron TV ni yawe. Ni yacu ni yawe. Duhereze subscribe yawe no duteye inkunga. Turagushimiye waradukurikiranye kuri ikiganiro no munsi yari Kwizera Paul ne kumwe na Nzungu cameraman Hailey the boy Shura wakoze cyane mari go mugisha. Asante sana. Stay touch.